Halo bakunzi ba Diamond TV official, ejo hashize twabagezeho inkuru y'umugabo uzwi cyane muri sinema uzwi ku izina rya Ndimbati, ariko umusanzwe witwa Uwihoreye Jean Bosco. Ngira ngo inkuru twamukoze twabagerekaga ko hari umukobwa umushinja kuba yaramuteye inda akiri muto akamubyara impanga, akaba yaranze kumufasha. Uyu mukobwa rero nyuma yo kuvuga mu itangazamakuru, inzego z'umutekano zaje kubikurikirana cyangwa se inzego zishinzwe guhereza abantu ubutabera. Nyuma rero byaje kurangira umugabo bitamubereye byiza, kuko ya nkuru yatumye uyu mugabo atabwa muri yombi. Amakuru rero ava kuri RIB baravuga ko uyu Uwihoreye Jean Bosco nyine uzwi nka Ndimbati ngo akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana, bityo rero akaba cyo cyatumye atarwa muri yombi. Uyu rero uyu mugabo akibaza ngo ubu afungiye he? Uyu mugabo Ndimbati bataye muri yombi ubu yamaje kugezwa kuri sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo. Ubu ngubu niho afungiye, ni mu gihe nyine ngo hagikorwa iperereza kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe umushinjacyaha. Iyi nkuru ejo niko twabivugaga, twababwiraga ko umwana yasambanyije cyangwa yabyayeho amutera inda yari afite imyaka 17. Ngira ngo ejo mu nkuru yabanje twabwiye ko ubundi amategeko atabyemera kuko umuntu ataba yujuje imyaka y'ubukure. Abakunzi ba Ndimbati rero cyangwa se ba Jean Bosco, nta kundi ubuzima niko bumeze, hari ibyo dukora ariko ejo bikaba byatugiraho ingaruka. Ngo Ndimbati nawe nyine nta kundi, nawe ubu ageze mu gihome, ariko muhumure hakurikizwa amategeko, barebe basesengure buri kimwe. Icyaha nikimuhama nyine nk'uko agishinjwa cyangwa gikurikiranyweho, hakurikizwa amategeko. Noneho nimba ari ugufunga igihe runaka agafungwa, ubwo nta kundi. Abamukundaga muri sinema mugiye kuba mu buzima bukeya, ariko ubuzima niko bumeze. Gusa ibi nabyo bisigire benshi isomo, bisigira abantu isomo, bamenye ngo igihe cyose ukoze icyaha niyo cyatinda kumenyekana, igihe cyose kimenyekaniye barakikuryoza, urakiryozwa. Ngayo nguko rero yari inkuru icaracara gucaracara. Ndimbati ngaho nguko nawe ubu ngubu ageze mu nzego z'ubutabera, agiye kugira ibyo abazwa, nabisobanura neza bigacamo amategeko azakurikizwa, nuko babe bamurekura. Ariko ngayo nguko bakunzi ba Diamond TV, twababwiye ngo amakuru nk'aya ngaya yihuta nakagaruka. Mwe mukomeze mukore subscribe, mukore share ndetse na comment, kugira ngo ikiganiro cyose dusizeho cyangwa dushyizeho umunsi ku munsi ujye ubona notification, noneho nawe ubashe nyine kuba umuntu wabonera amakuru ku gihe. Turabakunda cyane kandi Diamond TV inkuru nk'izi nakagaruka. Reka tubabwire ngo ciao ciao. Imana yo mu ijuru, Imana niyo duhura iteka tubaragiza, ikomeze ibarinde ibiteho, kandi twababwira ngo nibahe ibyiza byose mwifuza. Abatameze neza namwe mukomeze kwihangana, Imana niyo nkuru. Ciao ciao nakagaruka.